uje kumva igisubizo cyiza urumva kiragiye nyine byari umunsi wa mbere twagombaga no kumenyana mu bitandukanye birenze hari barakabya bihagije pe kutangwa ngo wice kakanyota kose cheno urazumbereye ishinwa neza nk'izina ryawe ntago ari ubushinwa nose nigeze nkubwira ko ari icyo nahindutseho cyanahinduye ariko ndacyabikubereye ese DVP rero gende kubikurikirana tano kwata ahubwo wowe nawe no kuri gushyuhaguzwa ariko nyimikubereye use kubu ese cyumweru muri cyakangaye cyembere mama mu byumweru n'ibingaheza Deruka gukora ikintu na kimwe kandi igihe geste ndakora ndabizi nigeze mpagarika geste ndabizi kabisa mu gaciro yowe ako ngewe subiraho manchino ako dira mufite noneho yo iranarenze ku buryo uzahita uvuga ati uzahita ujyana ahantu ukuntu ugenda upfa kuba wankoreye geste uzangaye ariko ngewe ibintu ndi gukinira diri meze bien sure vuga ngo diro ni diro bro mezutese ye drive kumsigaye ungana bo sara no kabiri warakuze no tuza sibirinje kukwitaho muri minsi sana warugowe neza burya kiragiye shanye no kutamerutse ariko nyine urebye meze na neza meze mutese shana sawa cyane bose nice tumo turatembera muri tarasiriza nyine shana ngiye hirya iriya kuri job mfasha ndumva karafashwe wawe nawe karafatwa neza twebwe abiraho byaranze amakuru ya chef de classe wa undi wa musore muri twaye twicaranaga ameze neza ngewe turaherukana ushize twari kumwe arara twahuriye uraza kunyohereza nimero yiwe nayiguha ntarebe ndabona mumeze neza nawe nuko ariko thank you honest shameze neza nari ku kazi se nta abantu bashyashya mukeneye natwe turagera kazi ariko urana twavugana iby'akazi mu muhanda uzantsure tubivugane ahubwo ndi gutererwa mana igira neza ubusiga ufite n'akazi kora mu biro ya ntago ari mu biro nyine ni ibintu bisanzwe just ni akazi nyine gasanzwe tu ntari ubwo nzakureba nyine tubirebe ibyo bintu sawa ntari biri Ese mwana shira. Bose babona tebwa. Ibintu se shaka ari danje ahubwo akora hehe. None danje. Byanachanze numva imibare yabaye ibihekane. Bigiye twicaye kuri rizo
azo ndo umuntu mu rugo rwo gukora ikintu kumona ari danje. akazi se shaka kureba umuntu anakora bakanamwambura mwana. Arya ndo wari wakoze ejo bundi barayaguhaye. Arya byari gutunda amatafari byari. Wabyihoreze. Ariko shasha yawe turaserera kabisa. Turaserera uramutwara iki se buka? Uwo mukire nagara ko. Ako mwana reka nkubwire. Uwo mukire rero yagwambura ubundi. Ibaze mane kuzinduka. Kumva? Uzinduka ukagenda ukirirwa uri gutunda amatafari, ugatunda amabuye. Mwana umuntu akaza nka saa moya ngo nibwo wenda aje guhemba. Ugasanga arahembye nk'abafundi. Abo yeda akavuga ngo mwe mwihangana. Nabwo yongeye ejo bundi ari umugabo twari twakoranye ahantu asigaramo 2 na n'isaha agari aya makabisa. Kandi buri gihe umuntu ari kunywa kandi ngo niwe wapatangiye yonse gusibye bintu. Ibaze mwana. Mwana je ndabona binarenze. Kandi mwana ureba ubuzima bwo hanze reba nk'abantu tuba twarabanye twaragize ujya kubona umuntu aragutumiye akibazo kugira ngo ubone amafaranga utwereye umuntu werera ubwo sabona n'ipantaro wambaye ndabizi ntujye unataha n'amavuta niyo usiko ngiye buriya no kuvuga ngo na man n'ipantaro uba wakambara umuko ukajya mu bantu shangiye ntabwo nanabyibeshye ibyo bintu kabisa ngiye ngomba gutuza urumva nta bintu byo kuvuga ngo uje ibintu by'amakwe. Ako mwana reka nkubwire umva se n'abagenzi bacu se ntibabukora ntitunabujyemo. umva nkubwire ibyiza mwana Claude rero nkubwire ngengeze mu rugo rero ubwo turi kumwe nyine nzasubira. Shashiri genda witeho sibyo? Sawa merci. Ariko ubu nisabonye akazi koko sinye nacumuye iki ibintu byiza byose ibintu byose byiza nebiza ariko nta kundi nyine kongere banze naravuma. urabona nge ari tipe w'inshuti yanjye uhinga nyine bino biboro by'imiceri nyine yapfira mu gishanga se mwana uri umuntu yabikora bwo akayabona mwana nese birana narindi kukwereka byari ibicyo wabonaga ari ubwatsi bw'inka mwana ubuza abantu babihinga ukuntu bunguka byahatara ahubwo bayingamo se ku buryo twabona ahantu hacu cyangwa no kujya guhingira abantu wenda umuntu akajya ngiye twaraganiriye ndamubaza ubundi mubikora gute muhinga gute ngiye arambwira ngo tubijyemo umuntu wanjye byahatari birimo ngo barayikodesha arambwira ati wowe nta niribi kubera wenda uri nkubiswi mwaza mugahingamo naguha akaburoke kamwe ukazanyishyura umuceri wese ntajya nkubwira uburyo bawukurikirana neza kubera nta mafaranga ufite ukajya wigira sinzi niba wabyemera rero ngiye mana ize guhinga ubundi n'amafaranga azinyahingira ibyo birarenze mana ahubwo wowe mbwira twawuhinga uri kumva tukajya tunigira niba ari ukuwutera tukawutera niba ari ukuwubagara tukawubagara ibintu byose tukabyikurikiranira wenda nyuma mani biranazamura abantu bamaze gukira mwana urumva nese waza nk'ubu nkawe mbwira wazarongora ute nta bishoro ufite ngo ucuruze njye sinanashaka noneho ubyumve neza mwana urumva yataramahirwe niba ubizi neza ukaba uzi ko twabikora bikavamo wihembwira ati ahubwo tuzajyeyo ryari we nyine reka nkwereke rero ibyiza ubizi neza upfa kuba ufite amakuru we reka nkubwire rero sibyo urabona gukorera abantu biraturambiye reka tubyanzure gutyo tugiye guhera kuri uriya muceri n'ibindi bizajya bigenda bizamukira tuzajya ejo ngewe ejo ndebe urumva nzaza gukorera mu gatondo ndakuzindukira nyine aho boro na reba ku gishanga ndabona tuzahurira kuri rwa rugo rusa nk'uruzitiyeho ibintu by'imiyenzi nyine ukuntu uzawurengeye mfite no kuhakwereka kabisa tunagende tunave hano hantu mwana birarenze cyane ndane
shemeje ndaje gutumira kuri banki uri fit kabisa Kalisa cyane cyane kiriza nsema vipi sumumagarire akuye imikino uzogikina byiza bya wapi nagari imikino ntago nagukinisha ari heza yaraje ngene tabizi uyu munsi niwo tugiye wahereye uno munsi ugenishije Yes. Urahageze. Sunika urugi ntabwo hakinze. Kuri gate. Sawa. gukora ibiki ufite ubushake n'umushiri nyakare Ubwo bushake bwawe buratuma utandika cyane ara shimo wako Abakoresha meze neza Yeah. ahantu heza Just ntacyo hatwaye. nanjye meze neza cyane None urahageze kabisa. nahageze Yeah, Jeff, uganiriza umushyitsi. Ntungane utuntu haranga. okay wakwigereza biteze ni byiza njye nitwa Jeff twananise nanjye mba hano Chino se muzanye bate mushiti wanjye kuri keza byari byiza ariko utankoze masuje ndatekereza atari ngombwa nakuvugishije wicaye hariya sikugira ngo aramutuziranye urabona sikugira ngo ahantu hari ikintu wenda hari andi twahuriye ntekereje neza ndumva nawe ahubwo wowe urabona hari ahantu nzi Sweet. urimo wariyakitinze nkaho ushobora kuba ndi umuntu wenda wakugiriye nabi ariyo mpamvu utanasuhuza n'iki bajya njye nitwa Jeff okay Jeff mwebwe se mwitwa abandi twa nice nice yeah na Shanta nice to meet you too ako mu busanzwe ukoze kose ukuntu no barakaye ntabwo ari ugukora ikosi just nyine iyo uhuye umuntu first time biragora kuganira n'abasubiza ntacyo bitwaye nitwa Jeff nanjye mbana Chino musanya gute sawa uravuze ngo uba hano okay ya ni mushiti wanjye Inshuti just a friend ibibazo byinshi yeah ni inshuti inshuti nka bisanzwe yeah. boyfriend wawe cyangwa no ni inshuti bisanzwe best yeah best friend wanjye
nta kibazo none se nanjye nabaye best friend wawe nawe just mbonye nonaha mbe best friend wawe mubonye nonaha uzi ikintu bita okay nyine gucrashing umuntu biba byiza rero iyo ugiriye umuntu crush ikaba igihe kirekire ko igihe usanga ari feelings z'ako kanya njye nkunda kubupimira nayikugiriye niyo mpamvu ngomba kuva hano mbikubwiye njye numva iyo nawe kuri best friend we basi nanjye muhaye amahirwe we best friend wawe byonyine nta kibazo mwana uri rutica umugambi kabisa sasa nakubwiye ko ngiye ko ngomba kuba wenda kwemera rwose ku bintu bya gahunda rebe kabisa ngewe ntabwo yitwa twabaye ko turi bupange za gahunda zo hepfo sasa rero nyine gahunda ngiye kuhakwereka tu n'ejo tuzahita dutangira nyine gukora bikubona abandi ba ese man ni sawa se sawa ntabirenze shamange ikihe durabizi ko nkuramo gitatu cyanjye kandi nawe nabonye job nyine gerageze nyine bitazaza twirirwa amahane tureba no gutegereza kandi ntabwo byakwica nakubwiye ko tuzajya tubyikorera kandi ntabwo byakwica nyine gahunda zindi umusaruro se si ugutegereza ntubizi guhinga nyine hari uhinga ngo ahita avuga ngo ategereje umusaruro arya ngubu nahise ngo urabona bizavamo nahise kuvamo gute se gute bitavamo nasumva umukobwa wo mu bakire kuko hasi ubundi uba wumva njyewe n'ibintu by'imbwira rero wumva njyegana gusiteka male ubundi uba wumva wiyogoza kubera umwana mu bakire buriye ntabwo wamwibonera male ariko njye ntangaza Jeff aka kanya mbonye tube best friend kuse meaning ibyo bintu yazabiye biba nibwira gise hey izere ko nawe wagise bigenze biteze tabara kubikubaza ndabura kukubaza uko bigenze mwirukanye bigenze reba suzuma mbwira uko bimeze ntabwo byakunda kabisa reka nkubwire none se reka nkwase ubundi yankunze mfite iki yakukunze ufite iki nese ubu ngubu mana urukundo rujyaho rushaka umva mana reka nkubwire mana nawe ujye ureka kugira icya mbere wazashatse umwana mu bakene mugenzi wawe uriya mwana niba yarafashe inisiyative yo kunkunda ntitungana sibyo urabizi imyaka ndamurutse subona ko yize urabona ni umwana wo mu bagi aho barifashije wenda si cyane ariko barifashije reka nkubwire subona ko uriya mukobwa yize reba ukuntu asa sibyo wowe urabona ntabwo uriya mukobwa mwakomeza ukora mwana kora impungenge mfiteho gatoya yambwiye ko mwana ari iboro yanyerekeye ejo bundi naranamuhamagaye ukuntu gutya ndamubura arambwira ngo ari busy anyandikiye nyine message ambwira ko ari kudiringa ibintu by'akazi hakoca ibintu by'akazi amugari n'umukobwa usa kuriya ngaho mva nyine ngaho mva niba aba boss ngaho mva niba yatangiye none bibazo none bagiye no kubona akazi abonye mu boss yaba mundiye kabajya umva ubwire jewe umva utabonye umwana mu bakene mugenzi wawe cyokora umva wakomeza ako je shamana ako mana arakunda mane biri sereka simbizi wenda ibyo ni ibyanya ariko je nkurikije ukuntu hanze ambibona nice nise bigenze bite kuki tugeze umbwira ko hano bana mu n'undi muntu none se ubona ariko kubwira ariko bamubwiriye urumva ibyo byari ngombwa se man ubu ushaka gukina n'umuntu cyangwa ufite indi gahunda we wampamagaye urambwira ngo urimo aha ngaha ninde muntu umunsi tuganire sabyo arijya nawe nanjye kumva
kwe kugendera kwe kwiyoroshya karebwa aho gukambaza ngo ibi bintu kuki bimeze gutya none se nyine ndatsobanurira ko ntataye mufite hano biriya bintu ntabwo ari byiza rwose byo kwikubita ukagenda urasugaragaje iki so najya nkumenyesha ko mfite indi gahunda kandi ikindi ujye ugerageza kuvugisha ukuri iteka iyo umuntu akoresheje ukuri biba byiza ukore se bakurya mu amagambo yanjye yarayangaye sabaze ko mpamagara tuvugana sibyo ese nabwiti ntabwo yabyishimiye nyito kuki dore ikintu cya mbere urango yarazi ko niba kandi narakubwiye kuri gicucu se gute nose wanyijeje iki none urumva wanyijeje kuzazana umwana nkahita ndambika ariko ibaza akantu ko kugira ngo abageze hano ko ntabwo wakumva ko ndenze mbwira komeza njye noneho ngiye kumupangira noneho azagaruke noneho nutabikora uzaba ari wowe birangiye Bizi wenda ibyo ni ibyanya ariko jewe nkurikije ukuntu hanze ambibona ntabwo umwana mubakira bamwigondera gusa nyine okay kirageza nibwo nyine nirivamo shasi ngaho ndi takureke kwifatiye gahunda yo kwihingira imiceri yacu twigumire muri izo gahunda bwo nyine oya mane kandi uzahura n'umukene mugenzi wawe munabana yereka nkubwire nyuma y'imyaka ibiri mane ira business yo guhinga izatuzamura mwana nanjye nzaba ndyoshye ubwo azajya mbona azaba kurindiriye tandindira se mane ko tuba twarapanze ibintu by'igihe kirekire ugira ibyizere nazane kurana ngendera ku rukundo mana urukundo rwawe ko nta bantu bafite amafaranga yarebaga bareka kubwira umenya urwego uriho umenye n'ibyo byamamara mana reka ibyo tubyihorere we ntabwo ujya wumva buri gihe nkubwira ibintu kandi ntubyemere uriya mukobwa si ubwa mbere ngiye nkubwiye ko mutari ku rwego rumwe ariko ntabwo ubyemere gusa nyine tu ntabwo jewe ntabwo muciye intege we ntabwo ntabwo ari ukuguca intege nyine tu ntarebe uzagerageze nsaba ntarebe ubwo gahunda ni ejo gahunda yo guhinga ejo ni ugutangira nyine ni uguhita dutangira cangiye urabizi ukiyemeza ko tugiye kubyikorera tubyikurikiranira nsaba ntarebe nta kibazo ubwo nyine wowe ejo urumva saa mbiri se umuntu yawe cyangwa saa moya jya wa boro wari unagiye urebe ko wenda wasanga n'akazi kataratangira ku giti ibyo bihebe ntaribane gusa nyine tu ukumva akantu gatekerezeho bamubwire cino noneho nakabera cano numva nkunze pe wowe Jeff izina ry'Imana ukunda cano numva mu mutima kabisa uriya mwana bahe wowe ukunda nariva muri ibyo byo kubwira ubwira bya jiga nuko jiga gusa nawe ntuzi uriya mwana ukuntu agiye azagaruka njyewe noneho wumve ko ariko nimbura ntabwo warugira rwanyarwo bro ndakuzi cino no kuri ntumbeshye ntabwo tubwizanye kuri turi abatipe urumva ahubwo uvuga ati ahubwo uvuga uti mpande mahirwe ya kabiri ibyo ndabigukorera okay nubundi ubutinze mpande mahirwe ya kabiri igibine zabyikorera kuko nakunze n'ibyanjye rero uriya mwana cyakora uriya mwana njye aranyemera kandi nimero urayifite kwamva ubu urumva kuba yabageze hano nta nimero urumva ibyo ari byo kwigumba cyakora uriya mwana asonjera umubazo ko azagaruka ryari uriya mwana ufite ikintu bita ibiceri urumva ukanamushituka ukamubwira ko umuboneye job imeze neza hana amafaranga niyo akora byose bro urasamwara uvuze ibiceri utabizi nyine wowe ibiceri se ni ikintu cyabuze muri urugo niba ari ibiceri n'aka kanya mubwira garuka hano kubanza kumukasuringa ugiye guteka ngo bitwara nk'igihe kingana iki ngiye mu utusi nkatungaye cinwa ntabwo bambwiye arya niba ntibagira bambwiye ngo hari inzu urimo kubaka mu cyaro akazi se shawo zana uriya mwana njye dukundana iruzuye ngiye iranzu deal iranzu mane haraburaho
ndaguha amafaranga azana umwana ndamuhaye nawe nguha yawe deal byari rero ariko utazankinisha bigire Hello? Oui. Kandi se noneho tugiye kuvuga ku cyanga. Umva abantu. Ngaruka aho ngaho njyewe. Umva bro. Ntukajye umfatirana ariko gutyo gusa. Akazi. Iki? Nari binyine ubwo naza ejo bundi yego nizere ko ariko atari ukumbeshya atari mwe byawe nari binyine naza tu nzakubwira njya guhaguruka yego ntabwo nakubeshya mwana kandi iki se nzaza wumva yego sawa turi kumwe uraje se karibu chef arageze nice ni karibu bitese ariko mwatinze umugore niko nari nzi ko ari hano kuri gate yabanje kuvugana n'umuntu wari umutwaye okay ahandi se mukuru cyasa mukuru semeza biragaragara ariko bigaragara ko meze neza nise komeruka muri hano muri babiri mwaje kubyara ryari ko mutatubwiye oya no umwana uri mu baturanyi niyo mpamvu uri kumva ari gusakuza ahubwo tubagiriza iki hari akaji ka fanta ka wayini gahiye bagiriza akayi ka fanta tsana njye ni kakandi sindahita nonse shaka ushize nabonye ukuntu wagiye birancanga ubushize nari mfite indi gahunda nuko nari nanze kugusiga hano nyine mu rugo meze neza ariko urebye nta kibazo akuba usa neza thank you so much kwambika gusiga kumeza neza byatanye sha ibyo byose nibyo byishimo byari nabyo wabyo kwe cyane cyane umuhanga guys nakoze cyane ese ariko ushize ibyo nakubwiye uje kumva igisubizo cyiza urumva kiragiye nyine byari umunsi wa mbere twagombaga no kumenyana mu bitandukanye birenze hariya
ubu ngubu maybe ko dushobora kugira neza. Rega nyikubona nahise mbibona ko uri umukobwa w'umunyabwenge. Washakaga guprofitira mu kaburo. Oya, urabona bibaho hari igihe ubona umuntu ufata side ugahita ugotwa. Biragora ariko. Niko bavuga ngo kugotwa. Ugahita ugotwa. Eko. Reba. Aka kazuba se ntabwo kigeze kaguteza byatanga. Ndananiwe byatanje. Hanze hameze nabi byatanje. Sorry. It's okay. Amacino ajya guhita kwicira inyota. Njye kubicira akanyota. Akaburiya ndakwemera uburyo useriva nk'abashefu. Ubundi yitavuze ntabwo bari kugira ngo ndagutuburiye. Siko igikabyo cyawe kitari gishimye. Kandi koko yambwiye ko muziranye kera. Igikabyo. Umwaka nambwiye ko uyu mwaka wawe wa gatatu muziranye. Wa gatatu n'uwa kane. Barakabya bihagije pe. Ndatsatsa ndikagira. Sha ntabwo iyo suka yasuka byeri njye ntije gushyira mu kirahure. Ntabwo bwose. Nguhaye na yombi. Nyapfundurira gusa ikirahure ukirorera. Kuriya kuntu usutse kuriya wayisanga mu maso yawe. Isuka izamuka. Aka kavuze urakira nuko. Nguhaye na yombi. Urakiri kandi ntabwo bishwe bitsamuye. Murakoze cyane. Muryoherwe. Cheers. Kutangwa ngo wice kakanyota. Gake gake bikunda. Nikundira kano. Hari ukuntu kajya kabinkorera. Stress zihita zigenda ibitutsi ako kanya. Cyane cyane yashaka. Ngako niko bita gahoza miryango. Kaba kita gacagwatsi. Niko. None se wako ngako niko ushobora. Yes, kangaka niko kambasha. Kutango. Ambwiye ko waje kuzuba inyota none ndamwitereka. Kwanza kwa kamaremo twongeremo akandi. Continue. Kamaremo twongeremo akandi. Inyota iri hanze hano Biragenda gake gake. Cheers mama. harya ngo iyo umuntu akoze cheers agatereka bigenda bito kakanya bito tugana makazi. Kanyinyira. Bati namaze byose gino muziga ryiye. Cheers ariko. Okay. Naye muganira njye gutunganya utuntu hariya. Ahubwo turi kumwe. Nibyo. Siko witonze cyane. kumva nditayadi byataje Unaniwe. Oya ariko ntabwo bigeze unaniwe. nawe Nabyo byatuma ongera kandi. Okay. Ko nazuba naryo ubwaryo cyakora neza. byataje Nushaka kuryama.